Ikaze kuri wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, mboneraho kukwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni kuri uyu mugoroba wo ku cyumweru, ni ku itariki ya 14 ukwezi n'ukwa cyenda, umwaka nawo ni uw'ibihumbi 2025. Nyemerera kandi turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi wo ku cyumweru, akomeje kugenda agarukwaho by'umwihariko n'ibitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Rulindo ahazwi nko mu Gisaka, abarozi bakomeje kugenda bigaragaza bifatanyije n'abadayimoni, bakomeje kugenda bahahamura imitima y'abahatuye ndetse bakomeje kugenda bakora ibikorwa bibi birimo ubwicanyi biciye mu marozi. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda ashengura imitima ya benshi, ari nako nkwisabira gukomeza kugenda udukandira ku buto ya subscribe, wasanga bikwiriye ugafungura n'inzogera kugira ngo tujye dukomeza tubana umunsi ku munsi. Nyemerera dusengurira hamwe aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane. Nakubwiye ko akomeje kugenda agarukwaho kuva mu rukerera rwo kuri iki cyumweru kugeza kuri uyu mugoroba wo ku cyumweru, turi ku itariki ya 14 ukwezi kwa cyenda, umwaka nawo ni uw'ibihumbi 2025. Nakubwiye ko tugiye kuva mu mujyi wa Kigali tukerekeza mu karere ka Rulindo ahazwi nko mu Gisaka, hakunze kuba habarizwa abarozi benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tuzi ko bakunze gukoresha icyo bita agataro, ndetse dore ko ataje ari abarozi gusa, baje kuba bakwifatanya n'abadayimoni. Nkuko nakomeje kugenda mbibereka kuri screen zanyu, murabona ko uwo muntu cyangwa se uwo mudayimoni akomeje kugenda hari abantu benshi cyane bamuzungereje ndetse banamushongereye, baje kuba bareba ibikomeje kugenda bibera muri uyu muhanda. Biravugwa yuko aya majini afite umuntu ushobora kuba yayohereje usanzwe akorera hano muri iki Gisaka, ahamaze imyaka igera kuri 120, ariko aracahagaze nk'umusore. Bibaza ikintu kiba cyatuma adasaza, nabo byarabayobeye. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru y'uyu muntu ukomeje kugenda yohereza aya madayimoni, kandi akaba agaragara nk'umusore kandi amaze imyaka igera kuri 120. Nibiba ngombwa turanamwegera tumubaze ese ubundi akora ute ndetse akorana na bande. Mu yandi makuru biravugwa ko hano mu mujyi wa Kigali abadayimoni bakomeje kugenda bibasira gare ya Nyabugogo. Biravugwa yuko kuva ku munsi wo kuwa gatatu mu rukerera kugeza kuri uyu munsi wo ku cyumweru, nta munsi n'umwe uratambuka abadayimoni batigaragaje hano muri gare ya Nyabugogo. N'amakuru akomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane n'ibinyamakuru hano mu Rwanda, ndetse n'abantu benshi bagenda babyibonera bagatanga ubuhamya. Ni kenshi cyane ugenda ubona amavideo kuri YouTube ukibaza nimba byabereye mu Rwanda, ukabipinga ati ntabwo byabyebereye mu Rwanda, nyamara ujye ufungura izo video urebe. N'amakuru aba akomeye cyane y'ibintu biba byabereye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko wowe ukaba utabimenye. Nkuko nakomeje kugenda mbikubwira, hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, abadayimoni bakomeje kugenda bakwigaragaza ku manywa y'ihangu. Ni abantu b'abadayimoni baza mu mashusho y'abantu, ariko ukabona ntabwo ari umuntu, afite ikindi gishusho cihanzemo, yivanzemo ibice bibiri. Ishusho imwe ukabona akozwe nk'abadayimoni, ahandi ukabona ni nk'abantu, mbese ukabona ni ikintu kidafite uko gisa. Abantu benshi baba bashungeye ngo barebe ese ibi bintu byo byaba ari ibyo mu buhe bwoko. Reka twisubirire mu karere ka Rulindo ahazwi nko mu Gisaka, hakomeje kugenda nk'uko nababwiye higaragaza abadayimoni ku buryo bukomeye cyane. Iry'ugu munsi ryo sinzi ngo noneho turarishyira mu yihe formule, kuko rikomeje kugenda riza mu shusho y'umukobwa, ubundi ho ukabona rije mu shusho y'ikinyamaswa kinini cyane. Abakunze kureba amafilime, hari igisimba gikundwa mu mafilime cyane bita Dragon. Ni inyamaswa mbi cyane no ku isi, ariko abo barozikazi cyangwa se abo badayimoni bakunze kuza bigaragaza muri icyo kinyamaswa. Urukumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Nimba batangiye kuza mu shusho ya Dragon, wasanga bifite n'ikindi kintu ubisobanuye. Kugeza maginga ya rero, ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bukomeje kuba bwashoberwa n'ibintu bikomeje kugenda bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko abarozi bari barasigaye hano mu Gisaka ariho batangiye kuba bakongera kubura imico mibi yabo. Biravugwa yuko aba badayimoni baba baje hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, baba bavuye mu karere ka Rulindo ahazwi nko mu Gisaka. Niyo mpamvu bakomeje kugenda batanga amakuru kugira ngo ibi bintu bikomeze kugenda byakurikiranwa, bihagarikwe hakiri kare. Nubwo bavuga ngo ntawe uhagarika amadayimoni, ariko nanone hatagize igikorwa wasanga abantu bose byabarimbuye. Yego biri kuza, ariko ntibigire ico byangirije, useze ko biri gutera ubwoba abaturarwanda muri rusange. Ariko nyuma y'iminsi mike wasanga
byangirije ibintu byinshi cyane. Reka nguhereze ikaze mu makuru.